ibihe byiza wabanye natwe kuri Pola Vibe ni wa muhungu w'abanyarwanda rutikura n'ingoga mwite rushenguza iminega rubabaza babisha mwite Emma Pola Buganza boy ndi hose nk'agasukari wansanga hose nka muhazi ndabarizwa hose ndingira akamaro nk'amazi wumve neza ko ibyanjye ntago wabibara ngo bimareyo ndi hano ku bwawe ku bwanjye ku bwa buri wese wahisemo kubana natwe kuri Pola Vibe wowe tarakora subscribe nakwaza ngo what waiting for yikore gira bwangu nta kintu gutwara kwa ku subscribe nagikuzuza telefone ahubwo ikigufasha nuko umenya amakuru agezweho turi mu isi y'imyidagaduro turi nyanja ngari tugomba kwidumbaguzamo turi ahantu hose so amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba nawe rengera wowe mutura Rwanda ndetse n'intara gatandatu y'aba diaspora mu gihe Kigali nago nabirengagiza muri abantu bacu bya hatari ndabasuhuje kandi ndabakunda mbahoza ku mutima wowe wahisemo kudutera inkunga ndarababwiye ngo ni mubane natwe nago tuzabatererana ndasaba cameraman yitondeye kamera ko arimo kwinyeganyeza ataza no gushyamo ibindi bintu bi mistake ariko nawe ni umuntu mukuru nize ka dufite neza twagarukanye na Dani mwite umusesenguzi mwite umuntu wazobereye muri ibi bintu nta umugisha impaka kuko avuga ibyazi ni mudasobwa muri ibi bintu ndetse umwite umwe rukumbi ko nagagereranywa Dani amakuru yawe umeze neza cyane fana warenda gaskigi kagaritswe ariko ngiye ngungunje nibaza kaza kagaritswe kwera iki kwera cy'abantu mukunda kwikora imitwaro bavuna cyane ni kwisi yubakitse ntago ibyo tugeraho byose nanga nibitunezeza ariko byahora bitunezeza hari gihe nyine biza bikaba inverse nicyo kintu uyu munsi umufana wa Rayon Sport niyo situation yarimo nkiwa mani yarimo nyine nibyo bihe nago twanze kirehe tangira ikiganiro nge nakwakiriye bakubonye reka mbanze nshime Pola Vibe TV mu byukuri nabako ari sakaza amashusho yazi igihe ndetse n'igikorwa cyiza wakoze mu byukuri byo kugenda wakira abatumirwa bagiye batandukanye uzana abantu bafite icyo bavuga muri abantu muzima adashaka kugira icyo bumbura umunwa ngabwire avuge kamera abwirisi ariko kude chapeau ewana ni igikorwa cyiza ndagushimira mujye mumeza indabo zanjye ndagushimira indabo urazikwiye mumeza indabo zanjye nkiriho nicyo nazajya unkurikiza amarira n'iki ngo kandi ngo yakoze ibi nibi mujye mubinga nyihari ya ndashima rero nkuko na Albert wakiriye yashimye Albert mu byukuri nawe yashimye ko avuga ko Pola Vibe igomba kuzaha igishima abantu kandi mu byukuri iyo urebye umuntu ukuntu yubakitse ibyishimo nyine bigomba kuza mu bigize biranahenda twebwe turabihenda sanabako rero ni ikintu kiza cyo kugushimira Dani umusesenguzi baramenyereye ushobora kumenyera habaye mu rugo kabisa nabwo ariko uziko iyo haciyeho nk'ibiganiro bibiri atagiye ikiganiro cyawe banyandike ngo nose ngo ari hehe ati bamwe ari ya bintu birakocoka ya reka rero mvuga ko duhere mu myidagaduro twagiye wana ngenda hera ku gitaramo Mbonyi Israel Mbonyi afite igitaramo muri Uganda agomba gutaramira abagande n'abanyarwanda rwose bari mu duce tugiye dutandukanye tw'igihugu cya Uganda ku itariki 6 azaba ari muri Uganda z'ukwezi kwa mbere kwa 12 Prito tujya gutangira agomba kuba ari muri Uganda ariko azava Uganda yerekeza Tanzania kwa Samia Suluhu watsinze amatora ewana Mbonye agomba kubataramira azaba hari arahera muri Uganda ubwo kubafana be abafite ubushobozi bwo kumuherekeza bakaba bagenda abagande bamukunda ndetse n'abanyarwanda Mbonye afite igitaramo iyo ni inkuru ya mbere Mbonye ndaza kukwandikira rwose uzanshakire n'agatike kanje nigerere nzaguherekeza hanyuma ngo indege Mbonye igomba kuzamutwara muri Uganda naho muri Tanzania ni igomba kubanza kuzana uwo bita Davido azaza ku itariki 5 igitaramo kizagiye ki tariki 5 azaba ari muri BK Arena ubwo David azajya ku itariki 4 yego ubwo azajya ku itariki 4 hanyuma Mbonye atakomereza hajya gutaramira abagande n'abanyarwanda mu ndege Israel Mbonyi urazi ko afite agego ko kuzuza BK Arena nagayuzuza yarayujuje ntabwo byakunda na munyarwanda kuza BK Arena nagayuzuza urumva Israel Mbonyi abafite abafana bishwe na depression baba bajya kuruhukira ariko nagayuzuza kuko gusebeje abafana bishwe na depression kandi abataramira bajya gushakira nyine andirimba za ndirimbo ze nziza yaratwimanye oh yes
Yesu cyane n'ikimenyimenyi yaratubabara aradufite dushira impumu ya nanjye ndi umufana ariko nanjye depression yaranyishe mba niyo tujya gushakira amahoro nese siwe muhanzi ukundwa n'abagore cyane ni umusore arakundwa mu bakunzi bitewe na yakunzwe n'abagore we akunzwe n'abagore cyane n'ibihangano bye aririmba indirimbo z'abahumuriza mubwire abandi iby'ijuru ibyururutse umutima babwire ko bahiriwe babwire ubundi buzima iyo ariko buriya nje urumva we arimo aramanura ibyururutse umutima baho urumva nyine indirimbo yarimbye avango nzibyo nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza wazanye akantu bita isanamutima ku bantu bishwe na depression ariko ntabwo umwana w'umujene wihagiye akabyeri arahumuriza mu bihangano ubwo umwana w'umujene wihagiye akabyeri yabavuga n'iki namunye ubwo okay abafana bambonye Tanzania mwitegure Tanzania Uganda ndetse ni Kigali abatagiye mu myigaragambyo kwa Samia Suluhu mwiteguye kwakira Mbonyi azababwiye ko ababwiye kuntu Samia Suluhu yatsinze amatora bagomba no kwatamira none se ku makuru wenda aho ufite ciye mu gikari Samia Suluhu ni washyizemo agafaranga ni Mbonyi bwo kugira oya ni Israel Mbonyi no wapanze agomba gutaramira bafite timu ngari timu ngari ubwo rero ngomba kujya guhumuriza amaze kugira ibyuma byara kidupe nizere ko uzima dakitwara Israel Mbonyi uva mu bwiza umva Tanzania wikoza ni murenge kujya gutamira bana abantu nabo ni murenge ugomba kujya Mbonyi ntago agomba kwivuko ugomba kujya murenge ugataramirayo ntago rwose Mbonyi kunze gutaramira kubwo naho arahapanga ubwo rero amwe mu makuru nemba afite Israel Mbonyi afite igitaramo muri Uganda no muri Tanzania mbere yuko agaruka gutaramira abanyarwanda ku itariki ya 25 kuri Noheli kuri BK Arena kuri Noheli iyo ni inkuru itari ivuga hari umuntu umudespanyereye akamesaje amwe ngo Emapora we na Pola Vibe mwitegure kuri Noheli nzabasohokana sinza hazanjyana ariko ubwo bivuze ngo nta pate nzajya mu ninde utagusohoka ubwo ngiye kuri Noheli rero none se iyo tuvanga kwindaba n'akabyeri kari wase ntago bibaho ntago bibaho umusomyi mose ngene so mu minsi n'imbere ushaka kumera nka Kitoko ugenda yambaye maske ni yagiye kugura ngo isabune yambara maske we tugomba kuzamuka amamara si ikintu ntago ari ikintu twagiye iwe twamwise entertainment by'umwihariko muri musique tumenye ko Davido vanga araza n'amakuru afite ya Davido ariko Cyusa Ibrahim uramuzi wo muri gakondo avukana na Stromae papa wabo ni umwe ariko mama babyaranye baratandukanye avukana na Stromae papa ute bivuze ngo Stromae ni umuvandimwe wa Cyusa cyane rwose ni umeramo ku gafaranga ko Stromae ni icyamamare ni umubiri gikomeye cyane ni umuntu w'umuhanga mu myandikire no mu miririmbire ye kuri Cyusa Ibrahim rero nawe afite gahunda yo kumurika album ku itariki ya mbere ariko ngo hariyo yatangaje ntiyayimurika ajya duba rero yigeze gutangaza ntiyayimurika nkuko na Christopher yabikoze ha mwana iyo mudutangaje ibintu mu bide mwebwe bite byanyu mwana Christopher yari yatangaje n'umunsi ariko ntiyabishyira ahagaragara birangira byanze ariko Cyusa nkuko bitangaje bike ku mbuga nkoranyambaga yavuze yuko igitaramo kigomba gukorwa ku itariki ya mbere ntago ndamenya aho igitaramo yacyo ariko inkuru mfite nuko Cyusa Ibrahim umwe mu bahanzi barimba gakondo nziza hari indirimbo yuzi na album ndazizi indirimbo ze ndazizi cyane akora n'amashusho ari qualité yego ndazizi pe ni album ye ni nabonye nuza affiche yayo tamunari uko nyagaze ariko ni ibintu bite byasobanuka reka turinde byasobanuka nicyo kigiye natangaza ko ku ya mbere rwose agomba si ku munsi weje se buriya ni ku munsi weje ubwo turategereje ko uyu muhanzi uririmba indirimbo za gakondo agomba kumurikira abakunzi be album reka turindire nitaba nk'ayindi afata Nasoni uramuzi ndamuzi mfite amatsiko Nasoni mu by'ukuri nyuma yuko asa nabi ibintu by'imiziki atabigenzemo cyane ariko afite gahunda ngo kumurika icyitwa EP extended playlist izo twarazihaze agomba kuyimurika yakoze album afite ariko ngaratabaza afite yabaye ikisiga ngaratabaza ngo bakanda akanyenyeri iwe rurakinga babiri ubunyenyeri bwarapfuye
naso ntacyo mwijeje aratabaza ngo mu by'ukuri bakanda akanyenyeri kugira ngo iyo EP ye igende neza. Nason rero wamenyekanye mu ndirimbo zitandukanye nka Mfite Amatsiko, Inkuru Ibabaje, ari kumwe na Soshomura. uyu muhanzi rero ufite n'inyinya bakunda, mukandira akanyenyeri abakunzi be. Sinyero wawe Nasoni afite indirimbo twamwe ne bashitoka Satani abango naga akiri wa Satani nyine ngo yamaje kwibuka nanjye sinyero wawe Nasoni wigeze umufana hose narakubiswe bya hatari ntabwo nkanda akanyenyeri amafaranga mfite Nasoni ndamuzi muri za Mfite Amatsiko hari indirimbo yafite yitwa Mumoro si wowe fiyo nyine iri mu nyanja ndamuzi bya hatari Nasoni ajya kundwa cyane iriya ndirimbo akoze agakora video agaragamo Kanyombya urayibuka Abisi we yarakunzwe iriya ndirimbo bitabaho. Okay. Yarakunzwe bitabaho kabisa. Nasoni rero umukandira akanyenyeri wenda hari igihe umuntu agira crise nkuko natewe yatabaje kugira batabare umudamu wari urwaye bose babireba uzi yuko nawe mukanda akanyenyeri ko nyina byamubaye na Nasoni barikora nge nabwo nkakande ko bamukanda akanyenyeri nge ndakinga nanjye bankandi nanjye akanyenyeri badawi nanjye mbayeho nabi byataje. Nibyo rero kuri mu makuru y'imyidagaduro twavuga sindi nkuru se indi nkuru ubwo ngubwo trend twavuga se ni iyi ariko rero buriya ngo ya mpano abantu bashyize amafoto y'urukozasani hanze harafunzwe ndetse batangiye rwose banatangiye kumeshoninga igihe bazajya mu nkiko. Uriya muntu akwiye gufungwa ufata mani amafoto umuntu ari kwikorera gahunda za batya ugahita wandagaza mu sitari nkuriya atabikubwiye. Amakuru mfite ko ya mpano ngo atazatanga n'imbabazi. None se ari wowe wazitanga imbabazi se yazikuramo iki mukuru umugani Jihad rero uzwi nka Kagoma kuri zimbuga nkoranyambaga tayari nawe ariko barafungwa na dosiye rwose ipingu barya rwose na dosiye yamajije gutunganywa nawe isa ku isa risanga mu rukiko. Jihad ariko burantiyeburira nagatindayo singaho mbivugiye uzaba cyose piriye uri amaze kubinyenyeri bro shuwa ni brand nta brand ikomeye Kejon uzwi nka Kalisa John uwo nawe ari kumwe no bita Pazomani nawe ngo bakwirakwije amashusho y'umwana w'Irusizi waje arimo kwiririmbira ndi kwikubita urumva neza ngo barakwirakwije abo ngabo abantu rero bari ku ruhembe rwose rwuko nuzigerwa muri track nk'iyi ngiyi muri yangiriza izina ku buntu bw'amafuti Kejon nk'izina afite mu iki gihugu rwose ubu tuvugana yabitekereje atabihangaye ate koko nanjye nibyo nibaza ayo niyo makuru twe dufite. Ubu Jihad nawe ari imbere ya Gariage arimo kuganira ngo nta kintu kibi nka gereza niyo wabamo iminsi 2-3 uvamo wumvise bageze wabyumvishe uvamo wumvise abashu mukuru w'abashu rero ayo makuru nawe nyine nenya afite ko ewana arajya mu rukiko nawe agomba kujya ariko ku mihanda bakavuga ngo ese yamana nari nibagiwe inkuru ya niyo Bosco we nka soze ngo ese yamana we wafashe ayo mashusho we nta gahano nta kanyafu yacishwaho abandi ako bati bwari uburenganzira bwe bwo yakishutinga ikintu biki whatever. So yamana Imana imworohereze kandi iki cyasha ntikimutindeho gusa nyine iriya mpano yarayigaragaje nta by the way nge nazajya umuntu baza kuri yamana isi nisakaye ntago umuntu abura ibimugaragaza nanga se bibyangiza izina rye bikaza nk'umurabyo ariko bikabaho ariko nyine kuri ya mpano niyo Bosco ngo atiki niyo Bosco tariki 16 nk'uko yabivuze ku mbuga nkoranyambaga ze no ku mbuga nkoranyambaga ze no ku platform ze zose zigaragaza ko ku itariki 16 ubukwe agomba kukorana n'uwitwa Irene yitwa Irene abantu bamwitiranyaga na Irene we Irene Mukamisha Irene muri comment batwibutse izina rye ariko igikwe kuri 16 niyo Bosco bade invitation tuzabata duce muri sport va twirukanga kugira ngo dusaze iki kiganiro. Sport nta kintu nta bya Rayon Sport ko yanganyije na Gicumbi simbigarukaho nta nubwo ngaruka ku kuba APR yarongeye kunganya n'ikipe ya AS Kigali. Izi kipe mu bigaragara zirananiwe nizihera polisi igikombe zigitware ahubwo reka twigira mu Bwongereza fana Arsenal uyu munsi wa none niramuka itsinze Chelsea
iraba yongeye gutanga icyizere cy'uko ishobora gutwara igikombe cya shampiyona y'igihugu y'Abongereza. ubwo rero zikunze kujya kugenda to betting ntago nizaya muri betting kereka biba mu magambo. oya ngenda gura Chelsea kitsinda Arsenal urayigura urashya urashya abantu bavanga Estevao ngagomba kwitereka ngakerekana ngo kukurera w'abiseramini amani mu mukino wa Champions League ngagomba kwitereka ariko attention kuri Arsenal ni imwe mu mayikipe mu gihugu cy'Ubwongereza imaze kwinjiza ibitego bike ibitego bitarenga 4 hagati ya 4 na 5 kandi imaze kwinjiza ibitego bigera muri 30 n'ibindi. ubwo rero sinzi nimba Chelsea irakoresha abarutayizamu ba Ryan Delap yakoye muri Ipswich igakoresha ba Joao Pedro igakoresha ba Pedro Neto uwo bita Palma uramuzi ko Palma yaravunitse ugize nk'umwaka usakaza nago yaza ari muri Infirmary. Arsenal niramukitsinze irahita nyine wemera ibyo ndibwemere tuzagaruka hano kuri kamera mbiguhereza nawe ibyo wemera wemeje iki wemeje ko Chelsea ishobora gukura amanota kuri Arsenal nabyo mbona nibibuzambwira ikishaka ngewe ikintu mwemere Rikeri bitaraki Rikeri rero ntabwo nsoma kuri Rikeri ahubwo nyemera amazi ya Nili ndayakunda si cyabiri isa ni make ni cyabiri uzafi $. nese nyina ni make wewe wemeye iki njese ne ahubwo mbwira we icyo ushaka ngo niteretse je nariteretse uyu munsi none Chelsea ni kubita Arsenal nje ndashaka Raki ahafu igura 2000 Raki ahafu igura 2400 Raki ahafu nanjye Arsenal ni dutsinda amazi nzakuzanira hano nzayikuzanira live nidukora ikiganiro tugarutse abakunzi ba Pola Vibe muzatubere maso muzaba rwose twagiye Champions League iri kwa kangahe none Champions League ntago iri hafi kuko bagomba gukina haciye ibyumweru 2 ariko inkuru irimo nuko ikipe ya Bayern Munich yaregeza karakajya he itsinda Arsenal bamwe ngo Arsenal turayizi ngerya 6 muri are ngo returi karya 7 ngibitego 10 batirayi uzika kirimo gushinga wi documenta niyo mbaga inwa uyu munsi sawa nari Bayern yari 3 kuri kimwe nabonye bamwe batene kado ya Manuel niyo ariko se Manuel wa neze kadose nubundi kosa ritabaye igitego ni cyabare harimo kadose hari nakadayimo ikipe yakurusha bakurushe nibyo nazambwira abakunzi ba Barcelona kuba Chelsea yakubise Barcelona nta gitangaza kirimo kuko barayirushije pe barayirushije mbo kuri Pola Vibe biganiro nakagaruka ntago twarambira abantu icyo nuko amakuru bayatambukije kandi nukuri abantu babyishimiye abahari muri comment ariko mwagiye mwandika comment ntago tuzibona njya bareka niyo abantu nukajye unyandikira kuri WhatsApp ugenda andika muri comment zirafunguye erega muri comment no tubona amakosa y'ibyo dukora nangase tugashima niba arimo sound check urumva neza amajwi atameze neza andika mwanga ngo amajwi ntago ameze neza gashize ngo navuga nk'akanyamasa biba yana bidasanzwe bibaho yego ibi ni ibyuma by'abazungu so mujye mwandika muri comment mutubwire ibintu mubyumva mutubwira abo dusesenguraho bitwaye cy'ubundi tubafitiye byinshi kuri Pola Vibe mwe mujye mukora subscribe mukore shares mukande kuri like mudukunda mwabantu subscribe zimaze kuzamuka ziko tujye kujya sub 100 abantu 100 nagwa abaca mu rugo ndabakunza abanyarwanda ndabakunza bya hatari naga abantu 100 babaca mu rugo ko iboneye biragorana nagwa abakireye kudesha pope kabisa so mukomeze mutube hafi rero Dani tuzajya tumuzana umunsi ku munsi nomwe amafatanye bikorwa bicana rwose nta hantu muzamucikira azajyaza dusesengure uko byasa kose nuko biri nuko nguko ngayo nguko muri ubutaha tuzajya ducishamo tugera kuri murandasi yego tuvuga ibyo tubona ntabwo byabura live amakoffi live abantu bakunda John Cena aragukubita ngo gashwanyu hari n'abakunda NBA oya ngo arabaza akagera gashwanyu oya tubafite udushya amadocumentaire ari mu nzira ibyegeranyo igikombe cya Afrika kigiye gutangira World Cup irahari nibutse abanyarwanda nge ndimo ndafana kipe yo kwa Gisekedi DR Congo muri World Cup ubukongo nyimeza yo kunguko papa arekezatsindwa bazabafunge nkuko Mobutu yabigenje
kufungura Mobutu aravuze ati mutsindwe ibitego muze muri mideni y'ibitego 9 delegation yose abakinnyi abatoza abasimbura bose Mobutu yafunze Mobutu sese Gisaka de Butegageza gereza Butegageza naga bazahirwa ruko twabaye harafunga so maximum respect we have so much turakunda bya hatari mukomeze muhane natwe mudukurikirane ewa namajyepfo amajyaruguru iburasazwa naho rirengera tubahoza ku mutima umujyi wa Kigali ni katikati ndani mu minsi mike turajya tunabiyongoza tunabasange mu dibiganira kuri Paravibe urumva abadesipa namwe mudukanda akanyenyeri dukeneye ko Noheli yacu igomba kugenda neza ndende buri haraka no gutegura kuri Noheli Paravibe tuzaba twiteretse urumva neza tuvuga ati umunsi mukuru berahanga hari ikintu bikiye abakunzi bawe se indirimbo ntago nzayishyira hanze uzi impamvu ntazayishyira hanze navuze ko icano itaruza abasubscribe 1000 ariko se babyumvise rwose ntituzasaba ntago mwumva umushusho wanyu byavuga rwose nta ndimbo zashyiraho indirimbo zirahari kandi soft imizigo irahari album yararangiye ariko abagakono ngo bakwitege yewe ndabafite ariko abantu 1000 batari biyandikisha ngo batwereke ngo turahabaye menye ngo ndabasapurayinga mbahaye Noheli nanjye oya bagomba kwigaragaza 07884685 iyo niyo nimero yanjye iri muri mobile money mukande akanyenyeri mudutegure Noheli kuko ndashaka ko ku munsi mukuru wa Noheli ku itariki 25 ikiganiro kizajya mu gitondo saa 4 tuzaba tumeze neza twica ahantu twitetse amacupa maremare unywa fanta yinywa unywa kana kanywa gasembuye urumva neza tubereka ko rwose ntako tutagize turabakunda bya hatari mukomeze mudufashe iyo numero muyibike we mu diaspora mukanda akanyenyeri please ibintu by'ubugona no so turabakunda rero tuhoza ku mutima twagiye